ari ikintu bita gucurangira abahetsi. Gucurangira abahetsi uzi igisobanuro cyo gucurangira abahetsi? Nk'urugero mu kanya nabonye uzi gusuhuza umuntu wikoreye nk'ibuye ipima nk'ibiro 20 urimo gucurangira abahetsi. None uje gucurangira abahetsi? Gucurangira abahetsi abati cyangwa izikura abatipe ndabongera ni iki nabahetsi. Ndetse sha abantu 70 ngabo bagize iki nabo wana abandi basigaye bose urumva cyabana barabahetsi kabisa nukuri kw'Imana. Ntabwo nzi impamvu nyine ntabwo ibintu baba biri kubyumva akusenze n'iki umuntu abatakoze tuvugije ko ariko agataho ngaho rero muri no misi umuntu bita Dani mwaramwadukiriye uziko kesi ya Dani baramwadukiriye wana kesi ya Dani irimo amayobera menshi nta n'ikintu kandi atako yakoze kidasanzwe namwe mudakora. Oya nyine ikintu kibabaje reka nisomereza kandi kosa navuga yakoze ejondi kubera sinari marambira ngo kosa yakoze umuntu gushakana n'ibandikazi kubyana n'ibandikazi Peto niko niba mushishije bo wihangara urabiraka kiba kiri inyuma ya kamera agataho ngaho no kiba kiri TikTok numvisemo arimo gushwana n'umuntu bita Shadibu buri we nagare wenyine ashwana ka Shadibu amubwira ngo ukuntu ngari umurere ngo sinzi nyine tuyamubwiraga ibintu bitaryoshye cyakora ora mukobwa avuga nabi yitwa ni Shamori nuvuga nabi kabisa pe uramuvuga nabi bikomeye nyine uriya mubyeyi ikosa rya mbere yakoze ni rimwe bonye menyereye yuko umubyeyi nyamubyeyi mana bari ngombwa ngo yerukanire kuri social media mane kabone nubwo wamungana umugabo yabamubereye nyana y'imbwa mungane wanuza wa Joy si ngombwa ngo uje imbere y'abazige ujye kuvuga ngo inkweto n'ibinyusi no ejo bundi ndi kureba Petero kuri televiziyo. Petero niwe akarandigana afitanye bifo Dani yigeze kumurasa mu ndirimbo y'umuniga yitwa Shema ati sinzongera kwiteza ngo Peter nazongera kwiteza ngo nzongera guha umwanya Peter nkambaza ibintu biri nonsense again arongera asubirayo agiye kwamamaza yamubajije nonsense arangira amusubiza nonsense bose n'ubundi bose bari mu mafu ariko ubujajwe bwa Peter burakemangwa abantu benshi baba bavugaho sinzi n'ubundi raniga ahubwo abonye poste y'umuntu bita Ndahiro ntuzi bamwita sorry yitwa Ndahiro Tycoon nawe yitwa Ndahiro nawe ni umunyaka abantu bandahiro naho nabaye ni banjajwete avemo papa ariko nagira kantu kanjajwete Tycoon yaravuze ngo Philipita you are very stupid akakano mpamvu yabivuze nuko bose ari kimwe nukuvuga ngo nikakane bavuga mu Kinyarwanda ngo umuninyi sorry narimvuze no brain kandi ari umuniga wo kuri TikTok yita gutyo bose ntabwo bagira umuninyi azira mugenzi we urumva ntabwo bagira barabanika kuko na Tycoon na Peter bose nabicanyi bayi ni virus muri industry barwaye diare bose ni virus muri industry nimba Tycoon yihandagazaga akibasire ba grand frère yiwe akanarenga akantaka n'abahanzi no kutamenya ngo kubura umuntu mukuru muri game hari experience ufite mu bintu ntago mbese ashaka kubyumvisha nyine niza confliza generation umuntu abayevuga atareka sha abavuga ngo mwe mwakoze iki kandi nyamara nawe rumva Dani niyo turiho nowe na madamu yiwe Morin babyaranye Morin avuga nabi wa mugore uvuga nabi cyana you don't deserve rwose kubana kuburi kumwe n'umusani umutesha umutwe mwicira inspiration urumva umutuma adatekereza ubundi mugore akazi ke n'uguturisha umugabo
ariko nubwo rimwe na rimwe ariye ngo biba ngo iyi mugabo atuje umugore aramusaza ariko akazi k'umugabo ariko none ku rundi ruhande rumwe tugende ku muco hari igihe hari ibyo akora ngo azi ngo ari kuzimya umugabo ariko se kankubaze ni gute ushaka azi ngo ari kumurwanya azi ngo ari kumuzi kumbi ni gute ushaka kuzimya umuntu ushaka indezo kwa abantu mu bigoryi umunsi danakubita comeback avuye kuri cya kigo cy'inyundo cy'abafundi kigisha umuziki n'abafundi b'umuziki akiva ku nyundo muri nibwo numvishe nibwo namumenye kandi nabwo umunigara ari gukubita comeback nziza cyane zikubitana n'inkuru ziwe binatuma njya no kumenya ngo wagwana bituma amenya n'uwo muniga buryo agarutse imbaraga agarukanye n'ubu ngubu agarutse ari kumwataka undi afite EP stand up play iyo EP yiwe ngo igizwe n'indirimbo nimba ari zingahe ni 7 n'eshanu sinibuka akantu bita EP urumva nakitaga ngo enemy of progress n'ubundi enemy of progress na EP byose ni enemy of progress iyo nyoko nga extended ngo play what ni playlist ni prayer stand up play rumva abigarutseho umuniga agiye kududropinga EP ndakeka ko muri iki cyumweru ari iya mbere yashyize hanze indirimbo mbere izagaragaraho n'amashusho agiye twukira ariko twanayivuga abantu nase bitwaye iki nuko nayibukanye manyibuze kabisa abanize ko ari kumwe n'umukobwa bigize aba cowboy bayadana ingese ngubeshine n'umufana agena indi gicumi muri PGG SS ako sari ikibazo magoma sasa ari ikibazo ndanyunda ariko nabindi mbezwa ngo umunsi nidutaha oye munsi cha wala ya oye ari kintu nkunda kwibaza kuki bano banega baririmba za I love you za joteme badatema za biki zateyamo kuki badakunda kuririmba n'urukundo aya nawe no byagera kuri King James byagera ku barape byagera kuri King James niwe muntu waririmbye ari sinzima ari album afite nta ndirimbo nimwe itari urukundo kandi mu buzima bwe King James ibintu by'urukundo ntago abijagamo urabona ntabijagamo bimuhira kareka aranabitiye umutagatifu ntago ari we wenyine bani benshi reba muniga hose muri groupe y'abaniga batatu na Debeni byaragoranye reka oya Debeni byaragoranye yagiye umusaza man yagiye umusaza ariko yabanje gushaka ibiceri kugira ngo abone urukundo nyine usaze kuvuga ko urukundo yaruguze se yarukundo ni ku giceri ariko nanone ntago wabona umugore nk'uriya nyine udafite ahubwo ntago umugore yakubona ntago umugore mwiza wakubona nta nubwo umugore wamugana umugore mwiza yakubona udafite ibiceri ya biceri ni musema ukweli bano baniga byo buvuze hari n'undi muniga agiye muri Canada ngo akora ubukwe burapfa ubu yahindutse umusinzi wa zanzogazi Canada ninde mu kabyarana no mu nzove skoro safi sarundi saririmba urukundo uziko yanariraga muri beat uruziko mucoma yani beat ibaza umuntu urimba ngo zarazamapuro ngo zizinyeho icyo kintu utakivugaho ibyo birambabaza mucoma yambitse impeta umuntu bita Aisha we Aisha ukina inkindi Aisha ukina komedi kwa Kiraba none se yavuye kwa Irene ko nayaga numva bamushinja ngo Irene se kiremba baragikunda biki aho bagikundiye cyakoze iki public nabyo kirigita nabyo arakirigita se n'umuyi je numva minute man arakirigita cyari gubizi Aisha inkindi amagweja kinyi yaguye n'amasha aka gweja urumva yahuye n'indi gweja yaho yanabanye na mutigweja man je mucoma n'umuhasara mucoma uri umuhasara kabisa mucoma n'umuhasara abatamuzi yarimbanye na Debeni bahita ngwiki
wari munyibutse amadebe aya mugashaka kubeshya bamusenze yitwa Madebe. Madebe naciye kuri wa indirimbo ya Muchoma na Debeni ari indirimbo yo kuvuga abwivuga ngo indirimbo jeka wahituka wagira ngo bayise Madebe no kandi nzi ko umurafa barayikoze kandi Muchoma kabaka rero bisaba jama Madebe cya Muchoma bro ariko ndiye kuri yarebye ko no Muchoma nagwamo oya kubeshya Muchoma umuniga uranarenze ino industry nayibayemo all medias murama Madebe sawa mbese nabeshya ni kabaka wabivuze kabaka yarabivuze ariko uko mbibona 80%. Njye ntago ariko mbibona 80% bose ni Madebe urabizi Paxson TV1 akose Paxson ushaka ko nabyo yakoze urabizi ntacyo yakoze Petero ajugunya muri puberi Madebe nani mwera arabagira ngiye kugusiga muri ibi biganiro usigara uri kubyiganiriza kuko ngende kubona tutari guhuza umugi sinkubeshye izina ry'Imana zigira ngiye kugusiga usigara uri kubyiganiriza ubwo ndaza nsanga bafashe umwanzuro ngo yaragiye ibyo nubwo twanabigaruka gusa turi kuri Dani nkuko mwabivugaga nyine twabivugaga baje na mugenzi wanjye Zigi abagiye kwikemura n'akabazo kimwe ese mubekereje kwikemura n'akabazo kimwe aya nakinda nagara kamaje urumva Dani ikosa rya mbere yakoze amunganira mugenzi wanjye nyuma ya kamera no gushakana n'ibandikazi kubyarana n'ibandikazi ko navambira ngo mwana umuntu w'umubyeyi urumva umuntu w'umubyeyi abyaye wa mbere shizemo n'uwa kabiri nubwo numvishije umuniga atamwemera eniga ntabwo mwemera nabwo ni uburenganzira bwe waba kubyemera nuko nabonye muri komenti z'ibinyamakuru byinshi mama nyawo muniga ko bamumereye nabi ngo n'ubundi ngabagabo ngo kuva kera bihakana abana ngo binyana zimbwa iki biriya bitutsi cyenda batinye komenti z'abanyarwanda ziteye ubwoba kuri Moreni ikosa rya mbere yakoze no kwitabira noze ahubwo n'akandi kantu numvishije ngo uramuniga kuri DC harya ira DC ya Kerema uramuniga mwita kamarade we abafitanye ngo ibintu by'amabi ariko kamarade afite amabifu we nayo ndaza kwigarukaho nyuma kamarade ngaruka nawe afitanye ngo bifu na Dani we yakintu kidogo ariko reka mutakido kinigeze amayo mpamvu yazanye umugore wiwe babyaranye ariko rero Dani ako yavuze ko Dani yari yavuganye nabo diro mbere yuko ajyayo sinzi impamvu rero impamvu nyine ntabwo we yishyuye madamu atishyura nyine nicyo mubwira ngo hari kesi yindi nayo yundi muntu ariko se madamu yaba yarishyuye ko umuntu ko yagiye ukona ari kumwe n'amadamu namubaza ibibazo yaba yarishyuye yagiye kumusebya asebya Dani kuko atamu umugore aravuga ati giza amahirwe mbonye umuntu giza amahirwe mbonye umwasama shano umwasama cyakora umuntu arasama nubwo yagiye kumfasha gusebya umugabo turavuga ariko yarukuri yasama imbonye umwasama ugiye kumfasha gusebya umugabo wanjye urumva abaramufise nawe ntabwo n'ubugore iki nabwo sinigute wumva mwizi kuri urimo kubwira abantu ndashaka okay hari ibintu uvuga bikagaragara yuko ushaka kwigwa n'umugabo wawe cyangwa ushaka kugaruka ariko wamaze kumusebya tuvugisha ukuri uba ubona uwo mugabo uzamubona ni ikigo gise nta ubwenge afite ikindi nabonye Dani yavuze ko nta mugore agira nta mugore yigeze atunga urumva kuba mwarabyaranye ntabwo bivuze yuko guterana ntabwo ari ibirenze kuri radio BNB yavuze ko nta mugore yigeze atunga kuko ari yigeze atunga tunabasaba imbabazi twebwe hari igihe twari tuzi ko Dani bigeze babana nk'umugore n'umugabo ku bana bo barabanye ko nabo oya kuba kubyara ntabwo bivuze ku bana kontakite kwibwe gutera inda se ni ibintu bisaba ngo ni amashuri gutera inda bisaba ko yari hitandirani hitandirani
niyitandira nyine imyaka ibaho sinzi ko wenda si imyaku uko buriya ngo Mungu akileta mtoto analeta sahani yako nimbaje n'ibya hit and run aho sindi niba yavuze ko atigeze agira umugore mu buzima bwo atigeze abana n'umugore utaza kumutsindira umugore uramuhaza kumwomeka w'umugore gwe kuri ngwino yavuze yuko ari inshuti ariko ibya ngwino ni inshuti kandi afite uburenganzira bwo kugira inshuti z'igitsina gore n'iz'igitsina gabo nanone aranagarukye Danemark nanone aranagarukye hari inshuti zo ni nimba umuntu n'inshuti mugashaka kurya ikintu runaka se ninde ukibabuza mukajyamo Eden bitavugana bitwaye iki niyo mwajyamo mugasoroma imbuto zo muri Eden n'indabyo byose nanone buri ibivugwa ntabwo ushyigikiye ubucuti bw'abantu urivanga mu bucuti bw'abantu so urinde wowe urinde wo kwivanga mu bucuti bw'abantu ase leta urivanga mu bucuti bw'abantu wabuze kurya ibyo bashaka wabishyuriye se kuba babivanga bakavanga ibitsina n'ibindeba ahubwo nuko we harimo hantu ya mention nzita nibuka yindi cano nayigeze kuvuga ngo Dani nanone ngo we na Randirodi urumva Randirodi wiwe ngo bari mu rukundo ukunda yes mu gihe yavuze ko umukecuru w'imyaka 80 none nkahita numva yuko harimo ikintu cy'amategeko business yani wemerewe kuba inshuti n'umukecuru w'imyaka 80 n'umukobwa w'imyaka hejuru ya 18 biremewe urumva abwo ikintu Dani yakoze ikosa rimwe yakoze nemera ko yakoze nuko abamusabye capati ategeza capati n'icyayi byaturawiswa media yo mu Rwanda nibyo baba bashaka ni kitu kidogo bashaka kurya bakaritasi nimba wakoze hit ngo bakabona ngo ngo miliyoni abaswede banyede bashaka ngo mugabane turabizi nta munyamakuru professional hano mu Rwanda ari nayo mpamvu muri Trace twabonye byavuyemo Melody yatashye imbokoboko aheruka igitaramo cy'igihembo aheruka igihembo bamaye ako mamona Philipita bayagerageje ntacyo yagerageje nano musomanye na Petero nanzo bose n'ikimwe mbare bo barayagerageje Petero se yakoze ikiramu ariko je wita Philipita tufite urayibuka iraca no batarayiba bayibase kuko nawe nyine ibaza ariko ibaza umuniga ariko yemera ko bayibye abro si jalousie ntago ari jalousie ahubwo nabo yaye mu bandi buri yuko behind the scene ya ufite abanzi benshi nawe ushobora gutuza uriya muniga afite abanzi no babahanga abakizamuka bo mama nyabo urabona nk'uko yazamutse kuri yari akwiye kujya guhangana bari bamuhamagaye mu kiganiro urumva kandi akeka kira kiganiro cyari gifite inyungu kuri Dani we yaje gupromotinga indirimbo yiwe noneho agira ibyago umuniga yarashe ngo nagazongera gura nayo ngo amubaza ibintu biri nonsense niwe uje kuyobora icyo kiganiro nayo muyobozi icyo kiganiro ari nibaza mutujya guhura no muniga mufitanye nese namakosa ya Dani ntabwo yabitekereje neza usine abanyamafuti nuko utagira abajyanama ese ba Diamond azukari televiziyo adashaka kwinjiramo iwabo ari atizedi kubera amabifu afitanye n'umunyamakuru wawe adashobora gusanga ibi bintu bishobora gufasha uriya mutipe ugasanga album irarebwe cyane kurusha uko ari burebe n'ubundi hano harimo promosiyo ku ruhande rumwe nagaragara promosiyo muri negative way harimo ubundi burabanzi baritwikira byataye harimo abasohora amafoto yabo y'ubwambure hari ababeshya ngo bafunzwe abicukuza amacupa hari abakubita amacupa hakurya iyo burahitira avuna umugabo we ugira inama na ejo mu gitondo twagubitana kwa Rubangura na box cyazo nuko indera gifunga wajya kire kujye kwituma kuri TV1 ikibazo tifanuzwa turanye na polisi Harano na polisi ribu iri kure bro ni metero 6 zukwi irondo rikujyana n'amaguru no polisi damba imodoka
ninuza n'amaguru n'ingeri ya danje banateruye urabona uva kuri tirwano gato zamuka akantu gato ugahita ukata kurya gato kuri bola musi y'inzu navuze noneho urashaka nko kujyayo kubeshya ari bola yaranarenze ariko ushobora no kujya gukora mbere wihagaritse icyambere no ko ushobora no kujya gukora intego yagezweho kuri buragira ngo ati yewe nari nasaze bari basaze ubimenye ute umusazi yavuze ngo nari nasaze ko bahita bavuga ati musenzi ko nimba yamenye ko nasaze nimba yamenye ko wasaze ningira umushinga wahite kugira umushinga cyaza no kwitsira azabuzamo nawe ndabura ntabwo yaza uramuvana ntabwo se yaratureba ntabwo azi ibyaha oya ashobora none se ndashanga na ya timu yiwe twari tuyizi kandi ujya kora muri ziguru bazagara abantu batugenda bashaka waba uri mu busa wala isiga muri waba uhiye nimba ari abantu baba wirukangaho ugashya cya nothing waba uriwe n'imbwa waba uriwe n'imbwa none idakingi izi vifu zaba niga zireke n'iz'abagore babo umvaga mbwizukuri kera ahangaha byabo bagende bimenye barakavuna umuheto ubundi mujya ubundi ari umugabo wavuze ngo niba wizanye ku mbuga kuri izi mbuga nk'uko tuba twizanyeho uba wishumurije abantu ubuzima bwawe wabusize hanze wiyambuye ubusa barakuvugaho barakora hari umuntu wo muri komenti wabwira ngo iki ngo ndi kuvuga kuri bosi hari umuntu twavuze kuri kiramani urumva kuri kiramani arambwira ko uri gute kuvuga kuri bosi wanjye waje akambwira ngo nze ngo ndebe ibiboro byawe ndamwana nisereka mubaza uragira ngo bigende gute arambwira ati rero washatse ibintu uvugaho ndamubwira nise mvugaho wowe plani zanjye wowe ngendera ku byawe bosi wiwe yakennye plan yarababaye cyane oye mungu ndamuzi ariko byanunguye ngo navuze ngo kuri bosi nimba se ko bosi wari bosi wanjye nimba mpemba ngo washaka yavuze ngo washaka uteka imitwe wandi baho ngaho ko byanze kandi ikintu kirenze nasanga ikiganiro cyose yakiriye none se nimba abantu baramenye ko guteka imitwe mu kabari ariho hantu hinjiza nazo twabonye muri kira ariho hantu nimba ariho hinjiza bimeze biti kwata mpamvu tutari buve nuko rero ndavuga ni rero wamugomba kuhaguma n'abantu cyakora mubwije ukuri birangira avuze ati barayavuze ati kabisa umuti ko arimo aravuga yari yasaze rega nawe urumva nimba ari bosi wawe waguhemba ntabwo rero namurenganya agomba kuvugira bosi ngo bosi azabone yuko ubucakara burarega igihe cyose bafite ibiceri ngo bosi bakubuze urababara bosi se niso kuvugira kuri bosi nkandi kuvugira kuri bosi nkandi wenda ejo byaba ari bosi wawe none ikirenze ndakuriza link rero y'ikiganiro wenda wanasanga zigazaba ari boss wawe ntabwo nudakora cyane ndaba boss wawe we ni yatangiye acuruza amaso keba nayo amutering you keba nayo ejo kubera boss yatangiye acuruza amaso mane mbara ni mubera boss sinzanye ngucyurira sinshaka kuba mfite inyuro mu mutwe wawe kora cyane ureke kuvuga ngo boss nawe ube boss boss bawe ufite boss wawe kumuvugira wawe we mwa kuba boss asante sana man see you subscribe and share man Mukikari TV isamuka hejuru like share subscribe byose ni by'ingenzi